amahoro no kunyurwa dukomora mu mwami wacu. Nongeye nanone kunezezwa nuko twongeye kugira amahirwe yo kwiga ijambo ry'Imana. Jewe nitwa Musoni Flavie kandi reka uyu mwanya tukoreshe neza mu kwiga ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uhoraho wowe Mana iri mu ijuru, witegereza inyoko muntu, witegereza ibihe turimo, wowe ufite ubushobozi bwo kumenya aho ibintu biva naho byerekera, wowe ufite ikiganza kiyobora byose kugira ngo abana bawe bakingurire urugi rw'agakiza. Twongeye kukwiyereka tugushimira ko abanye natwe, ukaduha amahirwe yo gukunda ibyo ukunda kandi ukaba urimo kugenda utwangisha n'ibyo wanga. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugusabye imbabazi z'intege nke zaturanze mu bihe byahise, ariko tugusaba n'imbaraga zo kuguhagararira mu bihe nk'ibi ngibi. Rero amaso yacu uyakure mu byo arangariyemo, ahubwo tuyatumbire arebe mu bwami bwawe, arebe mu ijambo ryawe kandi arebe ku bihe birimo gusohora, kuko byadufasha kumenya aho igihe cyerekeza. Ngaho rero uduha amatwi mazima agiye kudufasha kugira ngo tubashe kumva ibyo umwuka abwira itorero avugiye muri iri jambo ryawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo gusubizaho ubuturo bwera n'ukuri kwako. Gusubizaho ubuturo bwera n'ukuri kwako. Mu cyigisho cyabanje kibanziriza iki ngiki, twabonye neza uburyo ubuturo bwera bwasenywe n'agahembe, kandi tubona icyo ubuturo bwera bwashushanyaga. Twabonye ko ubuturo bwera cyari igishushanyo cyerekanaga uko imikorere y'Imana izaba imeze n'uburyo Imana izakuraho icyaha burundu, kandi ubuturo bwera bwashushanyaga Kristo. Rero nshuti zanjye, twabonye ko agahembe kagombaga kurwanya ubwo buturo bwera kabikoze. Tubona n'uburyo kakuyeho ubuturo bwera. Ntabwo kafashe umwanya ngo kagende gasenye inzu iri ahantu ku isi runaka ngo niyo bwitwa ubuturo bwera, ahubwo ukuri ubuturo bwera bwashushanyaga nibwo ako gahembe cyangwa se ubwo bwami bwari buzamutse vuba. Ukurikije ubwami bwo mu Burayi, ubwo bwami bwazamutse bukagera ubwo bwigarurira ibigendanye n'imisengere, bukigarurira ibigendanye na politike, bukigarurira ibigendanye n'imico. Ubwo bwami bwarwanyije ubuturo bwera, twarabubonye mu cyigisho cyabanje. Rero iki cyigisho tugiye kureba kirakomeye, gusubizaho ubuturo bwera. Agahembe mu cyigisho twabanje cyagaragaje yuko agahembe kari gafite imbaraga zo kurwanya kugeza ubwo karwanya n'ibintu by'Imana, ariko twabireba ukagira ngo wenda Imana yabiretse ngo bigume gutyo. Muri iki cyigisho niho tugiye kurebera imbaraga z'Imana zo gusubizaho iby'agahembe karwanyije. Nshuti zanjye, muri iki cyigisho turubakira cyane kuri Daniel igice cya 8. Bwa mbere twize Daniel igice cya 8 umurongo wa 10 n'uwa 11. Noneho ubu ngubu rero tugeze ku murongo wa 13. Daniel igice cya 8 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Hano nyuma yo kubwirwa amagambo menshi y'iby'aka gahembe kagombaga gukora, byagaragazaga yuko aka gahembe kari gufata iby'ukuri bikajugunywa hasi. Aka gahembe, iri hembe rikajya ribasha ibyo ryigambiriye. Gufata ukuri kukajugunywa hasi rero bisobanuye iki? Bisobanuye yuko aka gahembe karwanyije ukuri. Iyo tuvuze ukuri rero tuba tuvuze iki? Tuba tuvuga ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ijambo ryanjye, amagambo yanjye ni ukuri, amagambo yanjye niyo mwuka. Rero icyo Yesu yavugaga aho ngaho avuga ayo magambo mvuze, nuko yagaragazaga yuko ukuri gukomeye. Aka gahembe rero ariko Roma karwanyije ukuri mu buryo abantu batabasha kubona keretse bake bahumutse muri no minsi, ariko n'uyu munsi wa none aka gahembe karacyakora. Rero umurongo wa 13 Bibiliya iravuga ngo nyuma numva uwera avuga, maze undi wera abaza uwo wavugaga ati, ibyo byerekanywe by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari? Ubwo buturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa?
bizageza ryari aka gahembe karimo gusiribanga iby'Imana, kagasiribanga iby'ubuturo bwera, kagasiribanga iby'ingabo zo mu ijuru, kagakuraho igitambo gihoraho? Aka gahembe kazitwara gutyo uko kabishatse bigeze ryari? Umurongo wa 14 ari wo tugiye kwibandaho cyane. Aransubiza ati, bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Iminsi 2300 muri Bibiliya batwereka yuko ubu buhanuzi bwashushanyaga neza ubuhanuzi bw'Imana, aho Imana yavuze yuko umunsi umwe mu buhanuzi uhuye n'umwaka. Ibi tubisoma mu gitabo cyo kubara. Ndagira ngo mbabwire rero nshuti zanjye, byanga byakunda iyi myaka 2300 yari imyaka yari iriho guturuka igihe iyo myaka itangiriye kubarwa kugeze ku iherezo ryayo. Imana yagombaga kuba imaze gutanga igisubizo. Reka mbibutse yuko ihame turimo kugenderamo muri ibi byigisho ni ihame ryo mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 2 umurongo wa 13. Iri hame rivuga ngo iki? Ari ibyo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Mu magambo make turaza kugenda tureba Bibiliya ikigenda itwereka, ariko turaza no kwitiza n'amateka y'itorero. Aragira ibintu byinshi cyane atwereka. Rero byanga byakunda iyi myaka 2300 nk'uko mubibona ku ipica ndimo kubereka, byanga byakunda iyi myaka 2300 yatangiye igihe mu mwaka wa 457 igihe hatangwaga itegeko ryo gucyura Abisiraheli bakava mu bunyagi Babuloni. Mu magambo make itegeko ryo risinyira Abisiraheli gutaha, iryo tegeko ritangwa neza nibwo iyi myaka 2300 itangira. Nshuti zanjye, kurikira neza, kubera yuko ndabizi neza ko Satani yahisha abantu ubuhanuzi, kandi agahembe gato kakoze ibintu bikomeye mu mwaka w'1545 gukomeza nyuma yaho, aho kashyizeho inyigisho z'ubuhanuzi zirwanya Bibiliya, ariko abantu bakaziga bumva ko ari ubuhanuzi. Rero ukurikire cyane. Ahangaha mu mwaka 457 hatanzwe itegeko. Iri tegeko ryatanzwe ryasabaga Abisirayeli kuva i Babuloni bagataha bakajya gusenga Imana yabo, bakajya kwitegura umwami wabo n'umukiza wabo. Niwo wari umugambi Imana yari ibacyuriye. Kandi none ibyumweru iyi myaka 2300 yagombaga kurangira mu mwaka w'1444. Ubwo rero niba mu mwaka 457 Imana yarabwiye abantu kwigutaha bakajya kwitegura, Yesu Kristo wari ugiye kuzavuka bagasubizaho Yerusalemu, bagategura gahunda kugira ngo Yesu azaza asanga gahunda imushushanya yaramenywe n'abantu. Ni nako mu cya 444 hagombaga kuboneka itorero naryo riteguza abantu kwitegura, kuko nta kindi gihe abantu bakitegura gutaha, bakava i Babuloni, bakava ahantu hose bagataha mu buryo bwa mwuka. Rero twihuta, iyi pica irimo imigabane itandukanye. Iyi pica irimo iratwereka ibyumweru 70 bishushanya imyaka 490. Ibi byumweru 70 nitujya muri Danieli, ubuhanuzi buratangaje. Imana ni urukundo. Imana ntabwo yifuza ko ari umuntu wahera i Babuloni. Ni nayo mpamvu kandi Imana yifuzaga yuko iby'agakiza abantu bahora babitegereje ariko bidasohozwa. Niyo mpamvu muri Danieli igice cya 9 umurongo wa 20 Bibiliya iravuga ngo iby'ibyumweru 70 nuko nkivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Ngikomeje gusenga, umugabo Gabriyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka azana ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera. Ankoraho arambwira nyigisha ati, Danieli, ubu nzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kuri kubwira, kuko ukundwa cyane. Abantu biga ubuhanuzi, abantu bashaka kumenya umugambi w'Imana, bagapfukama bagasenga, ariko ntibiga ubuhanuzi kubw'amatsiko, ntibiga ubuhanuzi kugira ngo bamenye gusa amateka, bakabanza bakihana ibyaha byabo, bagasaba imbabazi zabo n'iz'imiryango yabo n'iz'ubwoko bwabo. Imana irabakunda cyane, yohereza abamarayika bakaza kubasobanurira.
niko iryo jambo uritekereze cyane umenye ibyo. Ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo mutege amatwi byagombaga kuba muri bya byumweru 70. Ibicumuro bicibwe, niki cyagombaga kura ibicumuro? Urupfu rwa Kristo. Ibicumuro bicibwe, ibyaha bishire. Niki cyagombaga kumaraho ibyaha? Ese kuva i Babuloni bakagiye Yerusalemu byari gukuraho ibyaha? Ndakurahiye, ntacyo byari guhindura. N'uyu munsi wa none umuntu wibwira ko kujya ku butaka bwa Isiraheli agafata ubutaka bwaho akabutahana mu gikapu akabumena mu nzu y'akazaza bupfukamaho aribwo azasubizwa n'Imana kandi ibyaha byakabibabarirwa, ni ukwishuka. Gucibwa kw'ibicumuro, aha batungaga urutoki ibigendanye na Karuvari. Ikindi kintu gikomeye, gukiranirwa gutangirwa impongano. Impongano y'ibyaha yagombaga kuboneka he? Karuvari. Nanone ikindi kintu kidasanzwe, haze gukiranuka kw'iteka. Mu magambo make Yesu yagombaga kuvuga birarangiye, hakaboneka gukiranuka kw'iteka, ibyo umuntu yaregwaga bikaba byigijweyo. Ikindi kandi Bibiliya iravuga ngo ibyerekanywe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso. Mu magambo make ni igiki cyagombaga kuba? Ibyahanuwe ndetse n'ibyerekanywe bifatanishwe ikimenyetso. Mu magambo make ubuhanuzi bwagombaga gutangira gusohora. Nshuti yanjye, guturuka ku rupfu rwa Yesu gukomeza inyuma kugeza mu rupfu rwa Stefano rwabaye muri 34 nk'uko mubibona kuri iriya pica. 34 Stefano yarapfuye, muri 31 Yesu niwo mwaka yapfuyemo, kandi nanone mu mwaka 27 niho Yesu yabatijwe. Ibi bintu byari bifitanye isano cyane n'ubuhanuzi, ariko bwagombaga gukomezana nyuma y'urupfu rwa Stefano. Hagombaga gusohora ubuhanuzi bwa Daniel n'ubuhanuzi Yohana yeretswe na ba Ezekiyeli, byagombaga gufatanishwa ikimenyetso. Mu magambo make byagombaga guterwaho kashe yuko iby'Imana ivuze bisohora. Ikindi kintu nagira ngo mbabwire ni kimwe, ahera cyane hasigwe amavuta. Mu magambo make, hahera cyane hasemwe, hahera cyane hahuye n'ikibazo, hagombaga gusigwa amavuta. Ibi bintu biratangaje, nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye bazategekera bubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 70, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho mu cyumweru ubwo cya nyuma, kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu bo mutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Iherezo rye bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera, uwiherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka, niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe nikigera hagati, azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari busandazwa kuri uwo murinzi. Aha Imana yerekanaga ibintu bizaba muri Bibiliya by'umweru 70, ariko Imana ikanatunga urutoki mu bintu bizaba mu yindi myaka iziyongeraho 1810, kuko byagombaga guturuka muri 457 bikagenda iyi myaka 2300 yagombaga kugenda ikageza mu 1844. Ubuturo bwera rero bwagombaga kongera guhabwa agaciro, ariko umurimbuzi akaza ku ibaba ry'ibizira. N'uyu munsi wa none umurimbuzi arahari. Uretse Satani w'umurimbuzi yafashe abanyabibi, yafashe Roma ayikoresha nk'umurimbuzi, kandi uyu munsi wa none umurimbuzi ari ku ibaba ry'ibizira. Mu magambo make ibizira birimo birihuta cyane, ariko ubuturo bwera buzakomeza kwitwa ubuturo bwera. Rero icyo nashaka kubabwira ngiki, buri buhanuzi bwibandaga ku ngingo runaka yerekeranye n'inama y'agakiza. Imyaka 490, imyaka 490 ariyo ishuranye ibyumweru 70. Ubwo rafata 70 kube nanone 7, nurangiza ubihindura imyaka 490 byavugaga umurimo wa Kristo ku musaraba, ndetse n'imitego Satani azakoresha mu kurwanya umurimo wa Yesu, ndetse akarwanya Satani akarwanya Isiraheli y'umubiri, ariko nanone akazarwanya n'ubuturo bwera. Rero nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ubuhanuzi bw'imyaka 2300 bwibanda ku gice giheruka cy'umurimo wa Kristo mbere y'uko agaruka, ndetse gusubizaho kuri kose kwasenywe n'agahembe gato
byagombaga gukorwa muri ya myaka 1260 nayo. Mu myaka 1260 Roma yagombaga kurwanya abantu b'Imana, ariko Imana nayo ikagira ikindi kintu ikora kugira ngo isubizeho ubuturo bwayo bwera. Twabonye ko neza ubuturo bwera nk'uko twabibonye mu cyigisho kibanza, twabonye kurwanya ubuturo bwera no kubusenya ntabwo ari ugufata ihema risanzwe ngo urisenye. Biravuze ngo rero gusenyuka k'ubuturo bwera ntabwo bivuze gusenyuka kw'inzu y'Abisiraheli. Abayisiraheli basengeragamo urusengero rw'i Yerusalemu mu mwaka 70. Ntabwo ari cyo bisobanura, ahubwo ukuri fatizo kw'iby'ubuturo bwera bwigishaga nibyo Roma yarwanyije, kandi twabonye uburyo Roma yagiye ibikuraho. Imana rero igihe cyarageze itandukana no gukorana na Roma, itandukana no gukorana na Kiliziya, itandukana no gukorana na Kiliziya muri systeme. Cyokoze umuntu uri muri Kiliziya ku giti cye ushaka Imana, ayishakana umutima wose, akaba atifuza kuzakomereza mu binyoma, agashaka gucukumbura mu ijambo ry'Imana, Imana yasize amahirwe yo kumwumva. Ni nayo mpamvu Imana yemeye kumva Martin Luther. Yari umupadiri ukomeye muri Kiliziya, yari umuntu ukomeye cyane, iramwumva kugeza ubwo yamwigishe Bibiliya, avumbura amakosa 95 y'ibintu Kiliziya yazambije bidashobora gutuma abantu bari muri Kiliziya binjira mu bwami bw'Imana. Martin Luther rero atangiye kwerekana izo nyigisho, bamwise umuhakanyi, ari naho havuye izina ry'Abaprotestant. Ubwo rero byanga byakunda ibi bintu Imana yagombaga kongera kugarura ukuri Roma yasenye ikagusubizaho, kubera ko Roma yakuyeho ubuturo bwera, yari systeme y'idini. Imana yagombaga kugarura nanone ubu butumwa bwayo bwari bwarasenywe na Roma yifashishije nanone amatorero cyangwa se amadini. Rero tugiye kureba uko amatorero ahagarariye andi mu Buprotestani yatangiye. Reka twihute. Ameza y'imitsima nk'uko twabibonye ko ameza y'imitsima yashushanyaga ijambo ry'Imana. Twabonye ko aya meza y'imitsima yakuweho na Roma igihe Bibiliya yakurwagaho, hagashyirwaho ibindi bitabo ndetse hagategurwa apokrifa kugira ngo abantu batiga Bibiliya iyi dufite bakamenya ukuri. Byagenze gute rero? Mu mwaka w'1320 kugeza mu mwaka w'1382 Imana yahamagaye umugabo witwa John Wycliffe. John Wycliffe yakoranaga n'abantu bitwa Abalords. Aba bantu bari abantu bakundaga Imana, niko bitwaga, bafatanyije guhangana n'umwijima wa Kiliziya. Mu mwaka w'1368 uyu mugabo John Wycliffe yari amaze guhindura Bibiliya, asubiza umutsima ku meza yawo. Yari umwongereza, mu Bwongereza habonetse Bibiliya, noneho uretse yandi yari yarafungiwe i Roma, hatangira kuboneka Bibiliya iri mu rurimi abantu bazi. Noneho abantu batangira kuyisoma, abantu batangira kuyiga, ameza y'imitsima arongera asubizwaho. Ariko nagira ngo mbabaze, nubwo ameza y'imitsima mubona yasubijweho guturuka mu cya 368, amadini mubona yiga Bibiliya. Abantu benshi bajyana Bibiliya mu ntoki, ariko aho bagiye gusengera bakirirwa babyina Bibiliya bakayiha iminota 3. Kenshi na kenshi usanga babwiriza babagenera iminota yo kubwiriza. Kenshi na kenshi kandi usanga abantu benshi bicara bakababwira bati ngiri ijambo ry'Imana ntago mwaryumva, rifite abo ryatorewe. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana nta n'umuntu ukibona umwanya wo kuryiga. Twihute, uko kwari ugusubiraho kwa meza y'imitsima. Igicaniro cy'ibitambo cyashushanyaga urupfu rwa Yesu. Twabonye yuko Roma yagikuyeho bigenze gute? Murabyibuka igitambo cya Yesu n'urupfu rwa Yesu rw'ikaruvari rwakuweho. Bavuga yuko urupfu rwe rutari rwuzuye, bavuga yuko rwari rufite ikindi cyaburaga, ariyo mpamvu bagikorana misa n'uyu munsi wa none. Kandi ikindi kintu kibabaje nuko amaraso ya Yesu bavuze ko atari yo Yesu umunyabyaha yonyine. Ibyo rero byatumaga icyo Kristo yakoreye Karuvari giteshwa agaciro. Muri uyu mwaka, mu myaka w'1400 kugeza mu myaka 1517, Imana yahagurukije umugabo witwa Martin Luther. Uyu mugabo witwa Martin Luther yari yicaye aragenda afata ya Bibiliya yari harimwe, arayiga, arangije avumbura amakosa 95. Ariko ikintu kibabaje, aya makosa 95 yibanze ku makosa y'uburyo Kiliziya yapfobyaga urupfu rwa Yesu n'icyo Karuvari yakoze, bagapfobya n'icyo Kristo arimo gukora mu ijuru. Ugasanga Yesu ububasha afite bujya kungana n'ubwo Papa afite, bujya kungana n'ubwo Padiri afite. Noneho rero Martin Luther abyize nk'umuntu wabaga muri Kiliziya imbere, byamuteye ubwoba, amanika amakosa 95 ku rugi rwa Kiliziya yitwaga St Church ahitwa i Wittenberg. Ikintu kigaragara aha hari mu Budage.
ariyo mahame yahakanaga indurugensiya. Ibi nibyo byatangije ubugorozi bw'ubuprotestani mu rwego rugaragara. Luteri mu buryo bwuzuye yasubijeho ukuri kwigishijwe ku birebanye n'igicaniro cy'ibitambo, yongera yerereza urupfu rwa Kristo, yongera yerereza yuko abantu bakizwa n'amaraso Yesu yamenetse, badakizwa no kujya mu ntebe ya penetensiya, badakizwa no kubabarirwa n'umuntu, ahubwo intebe y'ubuntu Kristo ari twegera intebe y'ubuntu tudatinya nk'uko Pawulo yabivuze. Martin Luther yerekanye ko hagati y'umuntu n'Imana nta muntu urimo uretse umuhuza umwe ari we Yesu Kristo, nta wundi ukwiriye kubamo. Rero byanga byakunda igicaniro cy'ibitambo cyasubijweho. Kuva icyo gihe abaprotestani baravutse, kandi bamaze kuvuka batangira gushyiraho uburyo bwo guhesha agaciro ibyabereye Karuvari. Twihuta rero, igicaniro cy'imibavu cyashushanyaga amasengesho y'abera, ariko by'umwihariko kigashushanya uburyo Yesu afata amasengesho y'abera kongeraho ubuntu bwe, bigatuma aya masengesho azamuka akagera ku Mana. Twabonye ko Kiliziya yari yarabikuyeho, umuntu akumva ko atagomba gusaba. Abantu batangiye guhabwa ishapure, batangira kumva ko Mariya ari we muhuza w'Imana n'abantu. Abantu batangira kuramya abatagatifu, abantu bapfuye kera, abantu batangira guta icyerekezo. Noneho rero Imana yifuje ko iki nacyo kigaruka. Umugabo witwa John Calvin, ahagana mu 1500 kugeza mu 1536, Imana yamukoresheje umurimo ukomeye. John Calvin, uyu mugabo yavutse mu 1509, ndetse mu mwaka w'1509 yari umuyobozi w'ubugorozi bw'abaprotestani mu Busuwisi. Uyu mugabo amatorero y'abagorozi n'ay'abapresbiteriyene n'abangirikani niwe akomokaho. Mu mwaka w'1536 Calvin yanditse inyandiko yitwa Institute of Christian Religion, yashimangiye cyane akamaro ko gusenga nk'amahirwe, ndetse ko ari inshingano ya buri muntu yo kuvugana n'Imana. Uyu mugabo Calvin yagaragaje gusenga, agaragaza uko abantu bakwiye gusenga, ko abantu batagomba kwizera amasengesho basengewe n'abandi. Agaragaza ko umwenda watabutsemo kabiri, umuntu wese agomba kuzamura amasengesho ye. Uzatangira usenga wumva byoroshye, ariko igihe kizagera ujye kubona ubone Imana iguhaye imbaraga, isengesho ryawe rirumviwe. Rero ikintu yashimangiye cyane uyu mugabo ni ugusubizaho igicaniro cy'imibavu, maze abateye intambwe yegera ku iherezo ryo gusubizaho ubuturo bwera bwose. Mu magambo make, urumva bya bintu Roma yari yarwanyije, aba bantu babisubijeho. Mu magambo make rero, abapresbiteriyene, abangirikani turababonye, noneho n'abariteriyene bari bavukiye kuri Martin Luther. Ijambo ry'Imana ryabonetse, habonetse amasengesho. Noneho ikindi, agaciro ka Karuvari kabonetse. Umuntu ntarimo gutsindishirizwa n'imirimo, ahubwo arimo aratsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Rero nshuti zanjye, Imana yakomeje kugenda izana uburyo butandukanye. Mbabwira yuko nk'uko bigaragara, bariya abantu bitwa ariya matsinda abaprotestant, abaloradi nibo babanje. Abaloradi bari abaprotestant, bari pre-protestant Christian, cyangwa nibo babanjirije abaprotestant, nibo babanje guhakana systeme Roma ikoresha yo guhisha ibyanditswe byera. Bumva buri muntu akwiye kwitungira ibyanditswe byera, akabyiga ku giti cye. N'uyu munsi wa none nagira ngo mbabwire ngo amadini menshi nubwo yitwa abaprotestant, ariko uprotestant bwabo bwamaze gusenyuka. Twihuta rero, aba baloradi barahanganaga neza, biyopozaga n'inyigisho n'imihango bya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Mu magambo make rero, uyu mugabo witwa Wycliffe twabonye yakoze umurimo ukomeye cyane wo kuzana uburyo bwitwa sola scriptura. Sola scriptura ni ukuvuga ngo Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine irihagije. Ntihakeneye ibitekerezo by'abantu, ntihakeneye ibitekerezo by'abayobozi b'idini ngo abizera batekereze nk'uko abayobozi b'idini batekereza, ahubwo abizera bagomba gutekereza nk'uko ijambo ry'Imana ryifuza ko batekereza. Rero uyu mugabo yerereje Bibiliya, ariko aramutse azutse uyu munsi akitegereza uburyo abantu bajya gusenga Bibiliya bazifunze mpaka batashye, yasaba Imana kongera kwisinzirira. Uyu mugabo Martin Luther, nk'uko nabibabwiye, Martin Luther we yarwanyije indurugensiya, arwanya ubuhuza n'ububasha bwa Papa, arwanya imihango idakomoka muri Bibiliya, arwanya inyigisho z'abatagatifu no kubaramya. Uyu mugabo yarwanyije inyigisho za purigatori, arwanya gusenga amashusho, abantu bajyaga imbere y'amashusho bakayapfukamira. Ibi rero byatumye bamusohora. Ariko najya mbabwire ngo mu gitabo cy'intambara ikomeye page 89 baranditse ngo
gutinya Imana byabaga mu mutima wa Luteri, bikamubashisha kugukomera kudadohoka ku mugambi kwe, kandi bikamutera kwicisha bugufi kwimbitse imbere y'Imana. Yahoraga yumva yishingikirije ku bufasha mvajuru, kandi ntiyigeraga yibagirwa gutangira umunsi adasenze. Uko umutima we wateraga niko yasabaga kuyoborwa no kunganirwa n'Imana. Akenshi yaravugaga ati gusenga neza bifite agaciro karuta 1/2 cyo kwiga. Gusenga neza bifite agaciro karuta 1/2 cyo kwiga. Mu magambo make, aya magambo arakomeye. Ntabwo avuze yuko gusenga biruta kwiga ijambo ry'Imana, oya, ahubwo yavuze yuko gusenga neza, wasenze neza cyane, bifite agaciro karuta 1/2 cyo kwiga. Ariko ubwo urumva kwiga nibyo bintu bifite imbaraga cyane. Kubera iki Martin Luther gusenga yabihaye imbaraga nke, kwiga akabiha imbaraga nyinshi? Nuko yari yarakingiranywe mu mashuri y'abihaye Imana, mu mashuri y'abafurere no mu mashuri y'abapadiri. Bahoraga basenga kugeza ubwo no gusenga byabaga ari ingufu, bakaguha amasengesho uza gusenga nk'igihano. Rero byageze aho ayo masengesho bahoragamo atuma umutima utamenya Imana n'ijambo ryayo, yatumye abihaga. Aricara aravuga ati umuntu yagize amahirwe yo kwiga yaba yasenze neza kurushaho. Mu magambo make rero, uyu munsi wa none amadini amwe Satani yarayafashe, ashaka kuyashyira kuri Bibiliya gusa batasenga, ariko yandi Satani nayo yarayafata ayashyira ku gusenga gusa, nta mwanya wo kwiga Bibiliya bagira. Byanga byakunda abantu bari mu buretwa bukomeye. Ikindi cyane muzabona nuko abantu benshi uko bagendaga bahaguruka, bagendaga bashyigikira umurimo Imana yari itangije. Wa mugabo nababwiye witwa John Calvin yari umuntu warwaniriraga Kiliziya cyane, ku buryo yari yiteguye kurwanya inyigisho iyo ariyo yose yahangana na Kiliziya, ndetse yajyaga yitabaza inyigisho zikomeye za Roma kugira ngo ahangane n'ubuprotestani. Iyo mwaganiraga ukamubwira uti nguko ukuri, yarakubwiraga ati sinzegera ngira inyigisho nemera muri izo nyigisho nshya zanyu. Mbese mutekereza ko igihe nabayeho cyose nari mu makosa? Calvin yari umuntu utsimbarara cyane, akabwira abantu yuko imyaka afite bunararibonye atayoba, ariko umwuka w'Imana umugendereye. Calvin yafashe umwanzuro ava mu nyigisho za Kiliziya, ava mu nyigisho z'ibinyoma, arangije nawe yinjira mu baprotestani. Paje 172 igitabo cy'intambara ikomeye baranditse ngo ariko Calvin yari igikoresho mu kumenyekanisha ukuri kwari ingenzi cyane mu gihe cye no gukomera ku mahame y'ubuprotestani, ayarinda imyemerere y'ubupapa yajyaga igaruka vuba vuba, ndetse yajyaga akangurira amatorero yemeraga ubugorozi kugira ngo kugira imibereho itunganye no kwicisha bugufi mu cyimbo cy'ubwibone no gusaya mu bibi byahawe intebe kubera inyigisho z'i Roma. Mu magambo make, uyu yari umurinzi itorero ry'ukuri, aririnda gutwarwa n'ibinyoma n'inyigisho za Babuloni. Inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, byanga byakunda Imana ifite umurimo udasanzwe yakoze. Rero mu buturo bwera habaga igikarabiro. Igikarabiro cyashushanyaga iki? Twabonye ko cyashushanyaga kuhagirwa, kwezwa, ariko nanone mu buryo bw'amarenga kigashushanya umubatizo w'ukuri. Uyu mubatizo w'ukuri wari umubatizo wo kujabika, nk'uko umutambyi yafataga intoki ntazisiga amazi ahubwo akazijabika mu gikarabiro. Byashushanyaga yuko umunyabyaha agomba kwinjira mu mazi kubwo kwizera igitambo cy'i Karuvari. Ndetse nagira mbabwire inshuti zanjye, nimureba muri Bibiliya zanyu, Abaroma igice cya 6, Abaroma igice cya 6, Bibiliya iratubwira ngo iki? Umurongo wa mbere, nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho? Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Amen. Mu magambo make, umubatizo Yesu yabatijwe muri Matayo igice cya 3 wari umubatizo ukomeye cyane, kugeza ubwo hari ibintu bitatu bidasanzwe byagaragaje ko uyu mubatizo wubatse izina, ugomba kugira imbaraga, ugomba guhabwa agaciro. Icya mbere, ijuru ryaramukingukiye. Icya kabiri, ijwi ry'Imana rivugira mu ijuru ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Icya gatatu, umwuka w'Imana yamanutse asa n'inuma. Mu magambo make, ibi bintu bitatu byerekanaga yuko umubatizo ubaye wo kwibizwa mu mazi menshi, ufitanye isano n'inama y'agakiza, udakwiye kuzashyirwa ku ruhande. Aho turi muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 19. Nshuti zanjye, ariko twabonye ko Roma yakuyeho umubatizo wo mu mazi menshi, ishyiraho umubatizo wo ku gahanga mu gihe cya Konstantino, batangira kubatiza impinja. Ibi byose
byose byazanye ingaruka zikomeye. Izi ngaruka zikomeye zatumye byanga byakunda ibinyoma bigwira. Uyu munsi wa none ntabwo hakiriho umubatizo umwe, ahubwo nagira ngo mbasetse, baherutse gukora ubushakashatsi bw'imibatizo ikoreshwa, basanga irimo iragera mu mibatizo 300. Imibatizo 300, ariko Bibiliya yo ikavuga ngo iki? Murebe neza, Bibiliya iravuga ngo iki? Mu gitabo cy'Abefeso, Abefeso igice cya 4 umurongo wa 4, hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu, hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Kwizera ni kumwe, icyiringiro kigomba kuba kimwe, n'umubatizo ukaba umwe. Rero ugiye kumbaza nshuti yanjye, wambaza uti umubatizo ni uwuhe? Najya mbabwire ngo byatwaye imyaka kugira ngo Muhamadi umubatizo awukureho, narangiza ategeka abantu be gukebwa ko ari wo mubatizo nyawo. Ariko nubwo mu mwaka 630 Muhamadi atangiza abisilamu atigeze ashaka kujya ku mubatizo wa kiliziya, nk'umuntu Muhamadi wari warabwiwe amateka y'Abaheburayo, ntanagende ngo ajye ku mubatizo w'intumwa wo kubatizwa mu mazi menshi. Muhamadi yifatiye gukebwa nk'umubatizo. Ariko nanone uyu munsi wa none ijambo ry'Imana, nkwibutse ko mu mwaka 600 icyo gihe n'ubundi ijambo ry'Imana umubatizo w'amazi menshi wari warakuweho, hakubitaho n'icyo kintu cyo gukebwa no gutowa, icyo bita gutowa ashahadu. Ariko nagira mbabwire Bibiliya ivuga ngo iki ku bigendanye no gukebwa? Bibiliya ivuga neza yuko gukebwa nibyo, ariko dukebwa kubw'isuku. Uyu munsi wa none ntabwo tugikebwa kubwo gukizwa, dukebwa kubw'isuku kugira ngo tugire isuku. Mu gitabo cya Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, nimureba neza Yeremiya igice cya 9, Imana ivugiramo amagambo akomeye, ariko abantu uyu munsi wa none ntago babyitayeho. Yeremiya igice cya 9 harimo amagambo akomeye, umurongo wa 24, dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzahana abakebwe bose bafite umutima utakebwe. Mu magambo make, Muhamadi yanze kujya ku mubatizo wa Kiliziya Gatolika wo kubatiza ku gahanga, yanga umubatizo w'intumwa wo kubatiza mu mazi menshi, arangije yifatira gukebwa kwa kera. Ariko yirengagije yuko Yeremiya 9 umurongo wa 24 Imana yari yavuze ko igiye kuzahana abantu bakebwe ku by'imibiri yabo, ariko batakebwa umutima. Gukebwa umutima rero nibyo Yesu yasobanuriye Nikodemu. Gukebwa k'umutima nibyo Yesu yaganiriye na Nikodemu muri Yohana igice cya 3, Yohana igice cya 3, aho Yesu yaganiraga na Nikodemu. Nikodemu biramucanga, Yesu arangije amubwira amagambo akomeye, aramubwira, Nikodemu aramusubiza ati ibyo bishoboka bite? Yesu aramusubiza ati ukaba uri umwigishwa w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Ni umurongo wa 9 w'igice cya 3 cya Yohana. Ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Ahangaha yakomeje Yesu avuga ngo iki? Yarakomeje avuga amagambo akomeye, arangije aravuga ngo ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Nta wazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza mu isi. Ikiganiro cyarakomeje kirakomeza, ariko none warangije avuga neza amagambo yeruye, abivuga neza Yesu. Arangije hariya ku murongo wa 5 Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Mu magambo make rero, uyu mubatizo wari ufite ikintu gikomeye. Imana yagombaga kugira idini zana kugira ngo iryo dini rigarure wa mubatizo. Mu mwaka w'1600 rero kugeza mu 1680 Imana yahagurukije umugabo witwa John Smith. Uyu mugabo yabaga muri Amsterdam. Noneho ihagurutsa n'undi mugabo w'igihangange witwa Roger William. Uyu mugabo witwa Roger William muzamusoma mu mateka yo kuhangwa kwa Amerika. Imana yemeye yuko abaho muri Amerika guturuka mu 1603 kujyana mu 1683. Aba bantu bafatwa nk'abantu bashinze itorero ry'Ababatista. Kubera iki itorero ry'Ababatista ryiswa Ababatista ritangira, Imana yari yishimiye yuko ryatangira kugira ngo
aba bantu nyuma yo gukora ubushakashatsi mu ijambo ry'Imana basanze nubwo abaprotestani barimo kwiga Bibiliya, nubwo barimo gusenga, nubwo abaprotestani barimo gusaba Imana ngo ibayobore, ariko bafite ikibazo. Benshi baracyabatizwa umubatizo wo ku gahanga bakuye muri kiliziya, kandi uwo mubatizo nta hantu ukomoka mu ijambo ry'Imana. Roger William rero yakoze iki kintu gikomeye. Bose aba bagabo bashimangiye akamaro k'umubatizo wo kwibiza mu mazi menshi, ko ari bwo buryo rukumbi bukwiriye bwo kubatiza. Kubera ko inyigisho zabo zari zishingiye ku mubatizo rero, itorero ry'ababatista mu buryo bwuzuye ryasubijeho ukuri kwerekeranye n'igikarabiro, ari wo mubatizo wo kwibiza. Amen. Imana ibirongeye igaruye umubatizo wo mu gihe cya Yesu. Ariko umunsi wa none abantu bamo barabatizwa mu buryo batazi, ntibazi n'agaciro kabyo. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo aya madini ndimo kubabwira niyo madini yagiye avuka mu bushake bw'Imana kubw'ikintu yarazanye. Ariko uyu munsi wa none abantu barapfa amafaranga, barapfa amaturo, bagashwana, umwe agahita akodesha inzu y'ibyumba 2 na salo, akabomora ibyumba rikaba ribaye idini. Noneho undi yarangiza abantu bakicara bagashaka uburyo abo batavuka ahantu hamwe badahuje ubwoko nanone bagakora idini. Ubwo abantu barimo barakora amadini bakurikije amoko, bakurikije aho bavutse, barimo barakurikiza ubusirimu bwabo n'iki. Uyu munsi wa none amadini yabaye akavuyo. Ariko aya ngaya ndimo kubabwira atangira kuvuka, Imana yari yishimiye yuko yagenda azana ukuri kwagiye gusenywa na Roma. Rero ahangaha ikindi kintu cyakurikiyeho mu buturo bwera, Imana yifuje kongera kugarura inyigisho. Igikarabiro kimaze gusubiraho, Imana yifuje kugarura igitereko cy'amatabaza. Igitereko cy'amatabaza twabonye yuko ari abantu b'Imana muri Matayo igice cya 5 Kristo yamurikiraga, yamara kubamurikira nabo bakamurikira abandi, bakajyana ubutumwa bwiza kuba bazengurutse. Ariyo misiyo ikomeye Yesu yatumye Yesu ashyiraho intumwa, ni ukugira ngo zamamaze ubutumwa bwiza. Nimurebe muri Matayo igice cya 28. Matayo igice cya 28, Yesu ntabwo yatoranyije intumwa ngo ziba abantu b'abastari, ntabwo yatoranyije intumwa ngo ziba bazaze birirwa bakanga abantu cyangwa iki, ahubwo yabahaye misiyo ikomeye. Iyi misiyo tuyibona ku murongo wa 19, Matayo 28. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Twahamagariwe guhindura abantu abigishwa, abantu tukabigisha Bibiliya bakaza Yesu akabigisha. Noneho mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Murumva ibintu bibiri, kwigisha icyo ni icya mbere, guhindura abantu abigishwa icya kabiri ni ukubabatiza. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Rero najya mbabwira inshuti yanjye, iki gitereko cy'amatabaza cyagombaga kuba ari uburyo Imana yagombaga gusubizaho uburyo bw'ivugabutumwa. Ibi bintu byagenze gute rero? Umugabo witwa John Wesley, Imana yaramuhagurukije mu mwaka w'1703 kugeza mu 1791. Imana yashakaga uburyo yasubizaho igitereko cy'amatabaza kugira ngo ubuturo bwera mu mitima y'abantu no mu mitekerereze yabo bwongere bugire imbaraga. Rero hano uyu mugabo yari umuyobozi w'Abangirikani, akaba n'umwigisha w'iyobokamana. Uyu mugabo nyuma niwe washinze itorero ry'Abametodiste. Kubera iki? Yifuzaga yuko abantu batazaza bahora bikingiranya ahantu hamwe biga iby'Imana, ahubwo yabonaga yuko abantu b'Imana bagomba gufata ubutumwa bwiza bakabwamamaza mu babazengurutse. Yatangije gahunda yo kubwiriza hanze, kandi ashimangira akamaro ko kuvuga ubutumwa ndetse n'umurimo w'abamisiyoneri, ari wo murimo ushushanywa n'igitereko cy'amatabaza 7. Binyuze mu nyigisho ze rero, igitereko cy'amatabaza 7 cyasubijwe mu buryo bwuzuye. Uyu munsi wa none iyo ivugabutumwa rihagaritswe, abantu bakabuzwa kuvuga ubutumwa, yaba leta zo mu isi, yaba abayobozi b'amadini bagakoresha imbaraga zabo ngo bakumire umucyo utagera mu bantu bayoboye, byanga byakunda baba barimo gukura igitereko cy'amatabaza hacyo. Ibyo byarabaye, n'ubu birimo biraba muri ibi bihe byacu, murabibona. Ariko ikintu nshimira Imana ni kimwe, Imana yasubijeho ibi ngibi. Uyu mugabo witwa Roger William namaze kubabwira, wagaruye ababatista akagarura umubatizo. Mu gitabo cy'intambara ikomeye page 214 banditse yuko Roger William yarubahwaga kandi agakundirwa ko yari umugabura w'umwizerwa ufite impano utabona muri benshi.
akaba yari indahemuka n'umunyabuntu, nyamara uko guhakana yivuye inyuma uburenganzira abacamanza ba leta bafite ku itorero ndetse no gusaba ko abantu bagira umudendezo mu by'idini ntibyari kubasha kwihanganirwa. Uyu mugabo yakomezaga kuvuga yuko yari umupuritan nk'uko tubibona kuri Wikipedia. Yari umugabo ukomeye. Uyu mugabo yarwanyije Roma n'inyigisho zayo kugira ngo zitazagera muri Amerika. Ndagira ngo mbabwire ngo yangaga yuko ibintu by'umudendezo w'idini byavangwa na politiki. Mu magambo make, uyu mugabo yarwanyije byivuye inyuma yuko leta yaza kwivanga igakontorora ibintu by'amadini, akaba ari ibaha uko basenga, akaba leta ariyo ibaha uko bubaha Imana, akaba leta ariyo ishaka ububasha, leta ikaza gushaka ububasha mu itorero. We yavuze yuko abaturage, abantu b'Imana bari mu isi bagomba kubaha leta zo mu isi kuko ni abaturage beza, bagomba kuba abaturage beza, ariko kwizera kwabo ntikugomba guturuka kuri iyo mitekerereze ya leta. Ndagira mbabwire ngo nshuti zanjye, uyu mugabo Roger Williams yari umugabo w'umuhanga, ndetse nagira ngo mbabwire yuko wa mugabo nababwiye witwa John Wesley mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 192 bamuvuga wiki. Ubwo yabwirizaga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, Wesley akurikije urugero rw'umwami we yaharaniraga kwerereza amategeko ndetse no kuyubahisha. Uyu mugabo twamubonye, uyu mugabo tumubonye neza mu mwanya, niba mubyibuka, tubonye neza ko yashyizeho abametodiste. Ariko nagira ngo mbabwire, mu nyigisho yigishaga yakundaga kwerereza amategeko y'Imana ndetse no kuyubahisha. Ariko uyu munsi wa none ntabwo ushobora gusanga amategeko y'Imana uko ari 10 n'iry'isabato ririmo akirangwa mu madini y'abaprotestani. Ibi birambwira iki rero? Birakwereka yuko amadini yagiye ati icyerekezo gake gake, nk'uko kiliziya Imana yayisohotsemo igakorana n'ubuprotestani, niko aya matorero yari yatangiye neza. Iyo yageragaho agakwamira ahantu hamwe ntakomeze ubushakashatsi bw'ijambo ry'Imana no gushaka ko Imana ikorera muri bo, bagatangira kugendera ku byubahiro n'iki no gukomera, Imana yasohokagamo gake, bagasigarana ibintu bishyushye ariko Imana idahari. Kuko aho ijambo ry'Imana ritari, aho amategeko y'Imana atari, aho ubuturo bwera butahawe agaciro, Imana irahava byanga byakunda. Rero mu budahemuka bwe yashohoje umurimo yahawe n'Imana, maze ahabwa amahirwe yo kwibonera imbuto zawo zishimishije. Ku iherezo ry'ubuzima bwe bwarambye bukageza mu myaka 80, yamaze imyaka isaga 50 mu murimo agenda hirya no hino abwiriza ubutumwa urugo ku rundi. Abayobotse inyigisho ze bakabishyira ku mugaragaro babarirwa mu gice cya miliyoni. Uyu mugabo mu gihe cye yigisha abantu 1/2 cya miliyoni, ariko binyuze mu murimo yakoze abantu benshi bari barazahuwe, bakurwa mu irimbukiro no guheneberezwa n'icyaha, maze bagera ku buzima burushijeho gutungana. Ndetse n'abantu benshi bagize imibereho yimbitse kandi ikungahaye biturutse ku nyigisho ze. Ntabwo abo bantu bose bazamenyekana kugeza igihe umuryango wose w'abacunguwe uzaba uteraniye mu bwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana nibwo tuzamenya icyo kubwiriza ubutumwa urugo ku rundi, icyo kubwiriza ubutumwa abantu bose Wesley yakoze, nibwo tuzamenya agaciro kabyo. Imibereho ye itanga icyigisho gifite agaciro katagerwa kuri buri mukristo wese. Iyaba uko kwizera no kwicisha bugufi, ishyaka ridacogora ndetse n'ubwitange no kutizigama byaranze uyu mugaragu wa Kristo byagaragariraga mu matorero yo muri iki gihe, yaba ari amahirwe. Ariko ntago bigaragara. Amatorero y'uyu munsi wa none ntabwo ashaka kubwiriza ubutumwa abantu bose, ntabwo ashaka kubwiriza ubutumwa abakene. Usanga abakire, abantu bakomeye, abantu bafite impano, abantu bazwi, abantu bubatse izina, usanga aribo bahabwa intebe z'imbere mu nsengero. Abakene usanga bahagaze, ndetse kenshi na kenshi barahohoterwa mu bibwirizwa byinshi, mu magambo menshi, mu nama nyinshi batanga. Usanga abakene bitwa abagome, bitwa ko ari abanyabyaha, bita yuko bazana akavuyo. Ndetse ugasanga aya matorero kubw'uko yishakira amafaranga, abavuga butumwa bavuga ukuri gukiza imitima ntabagihari, ahubwo abavuga butumwa basiga abanyabyaha amavuta nibo bahari, kugira ngo abanyabyaha bigumire mu byo barimo ariko bahabwe imigisha y'Imana. Rero nshuti zanjye, ibintu birihuta cyane, kandi birihutira kugera ku mperuka. Ubuhanuzi burimo burihuta cyane. Reka twihute. Nagira ngo mbabaze abo twajyanye muri iki cyigisho, Imana yagiye ishyiraho ibintu byose, hari ikintu kimwe gisigaye. Mu rugo
ubuturo bwera bwasubiye kuri gahunda. Ahera mu buturo bwera hasubiye kuri gahunda. Amadini Imana yagiye ikoresha ntayababwiye. Ikintu cyari gisigaye ni kimwe rero, ubuturo bwera ahera cyane, hahandi nababwiye habaga isanduku. Ya sanduku yari irimo urwabya rwa manu, inkoni ya Aroni, ya sanduku yari irimo ibisate bibiri by'amategeko 10, ya sanduku ubwiza bw'Imana bwa Shekina bwagaragariraho, abakerubi bakapfukama batanze amababa. Iyo sanduku yabaga hera cyane. None rero ko tumaze kubona ibyo byose, ni irihe torero Imana yagombaga gukoresha kugira ngo noneho ahera cyane naho hagerwe, aho agahembe ibyo kari karasenye byongere bisubire mu buryo? Imana yishimiye yuko mu mwaka w'844 hari ikintu kidasanzwe cyagombaga kuba. Reka nkwibutse yuko mu 844 kimwe mu bigize ubuturo bwera cyari gisigaye gusubizwaho ni isanduku y'isezerano. Mwibuke ko muri iyi sanduku mu buturo bwera habagamo biriya bintu nababwiye bibisate bibiri by'amategeko. Rero byanga byakunda twabonye yuko ubuturo bwera ahera cyane, Roma yagiyeyo mu buryo butagaragara, ifata amategeko y'Imana ikuraho isabato ishyiraho icyumweru. Irangije Roma ikindi kintu yakoze, yafashe itegeko rya kabiri ribuza abantu kuramya ibishushanyo kuko ryayibangamira mu misengere yaryo, irikuraho, ifata itegeko rya 9 rya 10 baricamo kabiri. Rero byanga byakunda Imana yari ikeneye abantu bari bugire icyo bakora nanone ku mategeko yari yarasiribanzwe. Niyo mpamvu Imana mu 844 yashatse itorero rigomba gusubizaho iby'ubupapa bwari bwarashyizeho. Ibyo bintu bikavaho, none iryo torero rikagarura iby'Imana yari yarashyizeho bikongera bikajyaho. Mu magambo make murebe muri Yesaya igice cya 58, titre Yesaya igice cya 58 muri Bibiliya yanjye, titre baranditse ngo idini itaryarya ni Imana ishima. Mu bimenyetso biranga idini y'ukuri muri Yesaya 58 bashyizemo, bagaragaje yuko iri dini rigomba kubwira abantu ibicumuro. Ubwo ndagenda mbabwira incamake. Iri dini rigomba kubwira abantu ubwoko bw'Imana ibicumuro byabwo n'ibyaha byabwo. Ikindi kandi iri dini rigomba gukora uko bukeye n'uko bwije kugira ngo abantu bamenye amategeko y'Imana. Iri dini rigomba rwose kwiyiriza ubusa, gutoza abantu kwiyiriza ubusa, ariko ntibiyirize ubusa mu buryarya. Iri dini rigomba gutoza abantu gufasha abandi. Iri dini rigomba gutoza abantu umucyo w'abantu w'Imana ukajya ahagaragara. Kandi iri dini abantu baririmo bagomba kuba basoma neza amagambo ari muri Yesaya 58:9, maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Iri torero rigomba kuba rifite ikindi kintu gikomeye, rigomba kuba umurongo wa 11, niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukihotorera umushonji, ugahaza umunyamubabaro mu mucyo wawe, uzahera kuvire mu mwijima, urwijiji rwawe ruzatamuruka haba amanywa y'ihangu. Uwiteka azajya kuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomeza amagufwa yawe, uzamera nk'urutoki rwuhirwa kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. N'abazagukomokaho, ngeze hahandi, abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse. Uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica ibyuho kandi usibura inzira zijya mu ngo. Mu magambo make, mu 844 hari hategerejwe itorero rigomba gusibura inzira zijya mu ngo, ryongera gushyiraho ivugabutumwa. Hari hakenewe idini rigomba kwica ibyuho. Hari hakenewe idini ryongera gusubizaho imfatiro, gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi. Mu magambo make, iri torero ryagombaga kuvuga mu 844 ryagombaga gusubizaho ibintu abaprotestani batigeze bagezaho ibitekerezo byabo, ariko by'umwihariko amategeko 10 bagombaga kongera rero bagafata isabato. Niyo mpamvu Yesaya 58:13 avuga ngo nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha ntubikigenge, ntiwishakire ibyo
kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, ni ukuzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu. Mu magambo make, cya 144 habonetse itorero ry'abadivanisi umunsi wa karindwi, bafata isabato bayisubiza mu mwanya wayo, kuko abaprotestani bose nubwo bakoze bya bintu twabonye basengaga ku cyumweru, kandi icyumweru cyari cyarashyizweho na Roma. Rero Imana yemeye yuko abaprotestani bazi ubwenge bagomba gusohoka bagatandukana na kiliziya, bagatandukana n'inyigisho zayo, bakajya ku munsi Imana yaruhutseho imaze kurema ibintu byose. Rero nshuti zanjye, uyu munsi wa Samedi cyangwa Saturday bagombaga byanga byakunda kuwusimbuza ibyo bari bamenyereye by'icyumweru, aricyo Sunday. Sunday bisobanura umunsi w'izuba. Iri torero ryari rihe rero? Byanga byakunda, iri torero ryari itorero ry'abadivantiste, niryo torero ryavutse mu cya 144, ryongera kugarura inyigisho y'ubuhanuzi. Iri torero ryongeye gusubizaho imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, rigaruriye inyigisho turimo kwigana y'ubuturo bwera. Iri torero ryagaruye ubuhanuzi, rigarura ubuturo bwera, rigarura inyigisho yo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera, rigarura ivugabutumwa rigomba kujya ahagaragara, abantu bakigishwa neza gutandukana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Rero nshuti zanjye, ibi bintu biratangaje cyane. Iri torero rero, reka twibaze, ese ryagaruye isabato gute? Ndagira ngo mbabwire yuko mu mwaka w'1843 buriya isabato yongeye kugaruka cyane. Imana igiye mu Ababatista rwose b'umunsi wa karindwi, Imana agiye mu Babatista itangira kubigisha ibyanditswe byera. Barasoma basanga byanga byakunda isabato ntabwo bayubahiriza, bamenya gutandukanya isabato n'icyumweru. Hano rero nusoma neza muri iki gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze, basobanura yuko mu gihe twerekana igitekerezo cy'uko isabato yatangiye kugenda yubahirizwa n'abadivanisiti ba mbere, turibanda ku itorero rito ryo mu mujyi wa Washington hagati muri New Hampshire. Iyi ikaba ari leta iherereye mu burasirazuba bwa Maine, kandi igahana urubibi na leta ya New York mu gice cy'uburengerazuba nko mu birometero 95. Ahangaha niho mu mwaka w'1843 abizera bo mu itorero rya Gikristo ryigenga bumvise kandi bemera ubutumwa bwo kwitegura kugaruka kwa Yesu. Ryari itsinda ryamaramaje. Muri iryo tsinda hadutsemo uwitwaga Rachel Oaks wari umubatista w'umunsi wa karindwi, maze abakwizamo inyandiko zivuga iby'itegeko rya kane rivuga mu mwaka w'1844 bamwe babonye kandi bakira uko kuri kwa Bibiliya. Uyu mudamu rero w'umubatista w'umunsi wa karindwi niwe wa mbere Imana yeretse ku isabato yicwa, kandi abayica bazabibazwa ku munsi w'urubanza. Rero nshuti zanjye, uyu mudamu yaragiye yigisha uyu mugabo muri gahunda yo ku cyumweru mu gitondo. Umwe mu bagabo bitwa William Fonsi Wolf uyu nguyu yaragiye, wa mugore aramwegera asanga ni umubwiriza w'igihangange. Arangije amubwira ati ariko nubwo uri umubwiriza w'igihangange ukigisha Bibiliya nibyo, ariko hari ibyo wica. Ni gute wigisha ibintu ukibagirwa kwigisha isabato kandi yanditse muri Bibiliya? Uyu mugabo rero hari ku cyumweru yari arimo kwigisha mu idini rye, yari ahagaze yemye, maze ahamya ko ashaka kubahiriza isabato y'Imana. Iboneka mu itegeko rya kane. N'abandi benshi bahise bifatanya nawe muri icyo gitondo, maze bashikama ku mategeko yose y'Imana. Abo bantu nibo babaye abadivanisi umunsi wa karindwi ba mbere. Igitabo cy'inyandiko z'ibanze paji ya 22. Ngaba abadivanisi umunsi wa karindwi ba mbere baturutse mu Babatista b'umunsi wa karindwi. Ariko nanone Imana yifuzaga yuko abo Babatista bamenya kugaruka kwa Yesu. Nanone abadivantisite bisobanura iki? Ni abategereje kugaruka kwa Yesu. B'umunsi wa karindwi bisobanura iki? Nuko basenga ku munsi wa karindwi Imana yaruhukiyeho imirimo yose ikaruhukana n'abantu, kandi akaba ari nawo munsi w'isabato. Rero nshuti zanjye, twihuta bidatinze, uyu murimo wagombaga kwihuta. Umupastor witwaga Frederick Wheeler, uyu nguyu Frederick Wheeler yari umugabo udasanzwe w'umubwiriza abantu bakunze batega amatwi.
uyu mugabo yitaga kuri iryo tsinda nawe yamenye iby'isabato y'umunsi wa karindwi, niwe mupasitoro wa mbere w'umudivantisiti wakoze ibyo. Undi mugabo witwa Plebo wo mu babwirizabutumwa bigishaga ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo, yari atuye muri leta imwe na Willa, nawe yemeye ukuri ku isabato. Murumva abavugabutumwa b'ibirangirire barimo barava mu madini atandukanye, barimo barava mu Babatiste, barimo barava mu Methodiste, nahe batangiye kumenya isabato. Noneho ikintu gitangaje, mu mwaka ku isabato maze muri Gashyantare cya 844, uyu mugabo yashyize ahagaragara inyandiko yasohotse muri kimwe mu binyamakuru by'abadivantisiti cyitwaga Ibyiringiro bya Isiraheli. Iyo nyandiko yagaragazaga ibisabwa n'itegeko rya 4. Umupasitoro w'ikimenywa bose w'abadivantisiti witwaga Joseph Bett, wari utuye ahitwa Fairhaven hari muri leta ya Massachusetts, yasomye inyandiko ya Plebo maze yemera isabato y'umunsi wa karindwi. Muri icyo gihe Bett yagambiriye gushyira ahagaragara inyandiko ivuga iby'itegeko rya 4 risaba. Mu mwaka w'846 muri Kanama mu kwezi kwa 8, uyu mugabo yashyize ahagaragara agatabo ke gato kavugaga iby'isabato, kari kagizwe n'amapaje 48. Nshuti zanjye, kopi y'ako gatabo yaragiye igera ku mugabo witwa James White n'umugore we witwa Ellen White. Mu by'ukuri ahangaha bari hafi gushyingiranwa, ariko bari muri fiançailles. Ikintu kigaragara, aba bantu bari bamaze imyaka 2 mu budivantiste, bari bataramenya ukuri ku isabato. Rero nshuti zanjye, abantu bose nibabimenye, ntabwo isabato yongeye kugarurwa na Ellen White, ahubwo Imana ngurwo urutonde rwabo yakoresheje. Gusa nyuma yaho Ellen G. White Imana yamuhaye yerekwa nyuma yuko ashaka, kuko ibintu bigaragara nuko mu muhindo wo mu mwaka w'846 Ellen White yatanze ubuhamya, aravuga ngo twatangiye kubahiriza isabato yo muri Bibiliya, dutangira no kuyigisha tuyisobanurira abandi. Ellen White rero ntabwo ari we wazanye isabato, ahubwo isabato Imana yayikanguriye mu itsinda ry'Ababatista babanje gusenga ku cyumweru. Gusenga ku cyumweru basanga icyumweru cyashyizweho n'ubupapa, baravuga bati hoyada, ntaho twaba tuvuye ntaho twaba tujya. Ababatista bakora ubushakashatsi bavugwa ku isabato. Ako gatsinda k'abantu bake niko katangiye kwigisha iby'isabato, ariko birangira bigishijwe inyigisho yo kugaruka kwa Yesu. Ababatista rero ubwo mu 844 Imana yatangizaga itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, Ababatista baraje bifatanya n'abandi bari bavuye mu ba Methodiste n'abandi bari bavuye mu Bangirikani. Ariko najya mbabwire inshuti zanjye, iri torero ry'Abadivantisiti nguko uko ryaje rifite misiyo yo kongera gutuma inyigisho z'ubuturo bwera ahera cyane hongera kugira imbaraga. Rero ndagira mbabwire ngo Abadivantisiti ni itorero Imana yashyizeho ngo ryerereze amategeko y'Imana, ryerereze ubuyobozi bw'Imana, ryerereze ijambo ry'Imana ko ari umutsima w'ubugingo. Itorero ry'Abadivantisiti ryashyizweho kugira ngo abantu bongere biga ubuhanuzi. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 10, aya magambo yerura neza icyo Abadivantisiti bari bahawe. Ibyahishuwe 10 umurongo wa 5, marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka, amanika ukuboko kwe kw'iburyo agutunga mu ijuru, arahirihora w'iteka ryose yaremye ijuru n'isi n'ibirimo, n'isi n'ibirimo, n'inyanja n'ibirimo, ati ntihazabaho igihe ukundi. Mu magambo make, kuva mu 844 nta yindi tariki, nta wundi mwaka, niryo torero rya nyuma ririho. Imana nta rindi torero izakoresha kugeza Yesu Kristo agarutse, kuko ni itorero ryo mu gihe cya 7. Ukuri ntihazabaho igihe ukundi, ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda, niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye nk'uko yabwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Mu magambo make, iri torero ry'Abadivantisiti ritangira mu 844, Imana yazanyemo abantu ibaha ubutumwa bwose bwari bukenewe, byaba ibigendanye n'ubupapa ibyo bwazambije, byaba ibyazambye mu buprotestani. Niyo mpamvu aba bantu Abadivantisiti Imana yabashyizeho ngo babe abagorozi, bagorora ibyapfuye mu baprotestani, ariko banagorore n'ibyapfuye muri kiliziya, banagorore n'ibirimo kuzamba mu buzima bwa muntu. Ibi bintu biratangaje cyane. Kandi nanone Imana yabahaye misiyo yo mu Byahishuwe igice cya 10 umurongo wa 10, aho Bibiliya ivuga ngo nenda ko gatabo ngakura mu ntoki za marayika, ndagaconshomera mu kanwa kanjye karyohera nk'ubuki, ariko maze kukarya mu nda yanjye karasharira. Arambwira ati ukwiriye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi.
ndagira mbabwire inshuti zanjye twihuta amagambo akomeye, ubutumwa bukomeye abadivantisiti bagombaga kubwiriza ni ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ubutumwa bw'abamarayika batatu nta torero ryari ryarabubwirije mu madini yabanje, aba nibo bagombaga kubwigisha. Ubu butumwa ni ubuhe? Ibyahishwe 14:6 nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Mu magambo make, ya madini yabanje yigishije ubutumwa bwiza koko, ariko bo bagiye kwigisha ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo babubwire abari mu isi, mu mahanga yose, imiryango yose, n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Abadivantisiti bagiye kwigisha abantu yuko igihe cy'urubanza cyatangiye. Mu magambo make, urubanza rwatangiye ryari mu 444 inshuti yanjye, kuko urubanza rufitanye isano n'ubuturo bwera. Ikindi, muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Mu magambo make, iri torero rishinzwe kwigisha abantu kuramya Imana yaremye, bataramya abantu, bataramya abayobozi b'amadini, bataramya abayobozi ba politiki, ahubwo baramya Imana. Marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, ari ryo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Iri torero ribereyeho kwerekana ko Babuloni ari amadini yayobye, kandi rikerekana yuko inzoga abantu barimo gusinda ari Bibiliya yacuritswe mu madini. Ikindi kandi, marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga n'ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ikiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga niyo mujinya w'Imana, yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Bagiye kwigisha inyigisho zibuza abantu kwifatanya na Babuloni, za nyamaswa twabonye muri Danieli, za nyamaswa twabonye mu byahishuwe. Abadivantisiti nibo bashinzwe kubwira abantu yuko batagomba kwifatanya nazo, kugira ngo badashyirwaho n'ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Iyi ni inshingano yabo kubyerura. Mu magambo make, nibo baprotestani bonyine basigaye bagomba kuvuga ibyo ngibyo. Ndetse ikindi, umurongo wa 12 Bibiliya yarabyeruye, aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Mu magambo make, itorero rihagarariye Imana uyu munsi wa none rigomba kurangwa n'ibintu bibiri. Icya mbere, abantu bagomba kuba bitondera amategeko 10 y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Ikindi kintu gikomeye ni kimwe dukwiye kumenya, Imana irashaka kubaka abantu bayo ku ijambo ryayo. Ubuturo bwera rero, abadivantisiti bamaze kuboneka, batangiye kwigisha inyigisho yuko Kristo ari mu ijuru ahera cyane, aho agiye kurangiza umurimo, aho agiye guhaguruka agashyira imyenda y'ubutambyi hasi akambara imyenda ya cyami, aho agiye guturuka. Aho niho tuzamura amasengesho yacu ngo dusabirwe imbabazi ko Kristo ahari. Umwenda ukingiriza rero nahera cyane watabutsemo kabiri. Kristo nanjye nta muntu urimo hagati. Mu badivantisiti ntago bagomba kwemera undi muntu ari we wese watwara abantu ibitekerezo ku buryo bibagiza ko Kristo ari ubahuza n'Imana. Reka twihuta twerekere ku musozo. Uyu musozo ni umusozo ukomeye mu gitabo cya Yuda igice cya 1:3. Yuda 1:3, bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Hari ibintu byo kwizera Imana yahaye abera rimwe, ibintu Imana yahaye Aburahamu, Isaka na Yakobo, ibintu Imana yeretse Adamu muri Edeni kugira ngo Adamu abane n'Imana. Noneho byarangiza ibyo Adamu yize inyuma ya Edeni amaze gukora icyaha bizatuma yongera gutsindishirizwa. Ibyo byose Imana yarabiduhaye. Imana ibyo yahaye ba Yeremiya, ba Ezekiyeli, ba Danieli, ibintu Imana yeretse Yohana umuhishuzi, ibyo bintu byose turabireba. Ubutumwa bwiza intumwa zabwirizaga n'uburyo bwarwanyijwe, ibyo byose twarabihawe. Icyo nagira mbabwire ngiki, twahawe rimwe bikazageza iteka ryose. Ngiki rero ikintu gikomeye Imana yasubijeho ubuturo bwera. Ndasaba kuri uyu musozo w'iki cyigisho, Imana yubaka umutima nama wawe uyibera ubuturo bwera, ikuremo ibinyoma byose. Imana yubaka itorero ryayo, ibuhindura ubuturo bwayo bwera, ikuremo ibinyoma, itandukanya abantu n'inyigisho zipfuye, ahubwo abantu bamenye yuko ari twe dukwiye kugorora ibyasigaye bipfuye mu baki, mu buprotestani.
ariko nanone by'umwihariko ubuturo bwera bw'Imana reka budutware umutima, tumenye ko hejuru ya byose hari Imana ibigenzura. Imana iguhindure umukiranutsi, Imana iguhindure umuziranenge, ikurwanira intambara zo kuva mu kinyoma ugaruka mu kuri, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Iyo tumaze kwiga ijambo ryawe, tukareba uburyo wagiye ushyiraho ukuri kwawe kugira ngo ibyazambye bigaruke, twarangiza tukareba n'uburyo uyu munsi wa none hariho inyigisho z'ibinyoma nyinshi, hariho amadini menshi adafite n'impamvu, ndetse abantu benshi bakaba bayicayemo batazi aho yaturutse n'impamvu zatumye aza. Abantu bakaba bicaye nta mwanya w'ijambo ryawe, nta mwanya wo kumenya icyo wategetse intumwa aricyo dukwiye gukomeza mu biganza. Biteye akaga, ariko wowe ubwawe ni wowe Mana ikunda abantu. Byanga byakunda umuntu wese ugushakisha umutima uzamurinda kandi azaguhinguka w'amahoro. Ngwino ubane natwe, turinde kuba abafana b'amadini, ahubwo duhe gukunda ijambo ryawe aba ari ryo twitaho, aba ari naryo dukurikira. Nsabiye umuntu wese uteze amatwi kandi urimo kureba iki cyigisho, kugira ngo ikiganza cyawe gikabakaba umutima we nk'uko cyakabakabye wa Martin Luther, gikabakaba umutima we nk'uko cyakabakabye imitima y'aba bantu bandi bose twize, byatumye basubizaho ukuri kwari kwaravuyeho. Natwe turakwinginze ngo mu mitima yacu wongere usubizeho ukuri kwari kwaratakaye, tukubera abera n'abaziranenge kandi tukubera abatambyi mu gihe nk'iki ngiki, tuguhagararire uko bikwiye, uduha imbaraga, tubisabye mu izina rya Yesu.